Ndagusuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abanamwe Uwiteka akwishimire. Reka uyu mwanya tubane muri iri jambo ry'Imana ryahindura ubuzima bwawe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye. Uwiteka niwe buhungiro bwawe. Uwiteka niwe mungeri wawe. Uwiteka n'ujya uhungiraho inshuti zakuretse, abavandimwe bakuretse, buri kimwe cyose ubona nta buhungiro. Ariko biravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira. Uyu mwaka utararangira Uwiteka agomba kukubera igihome kigukingira. Uyu mwaka dutangiye Uwiteka agomba kukubera igihome kigukingira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ngiye gusengera maze dutangirane. Wumva icyo Imana yashyize ku mutima, wumva icyo Imana ishaka kukugirira uyu munsi. Bibiliya ivuze ngo iki? Kuva 14:14 avuga ngo wicecekere, wihagarariye gusa ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanira. Uyu mwanya abanyegiputa abonye ntabwo uzongera kuwabona. Najya nkubwire ibigeragezo n'ibibazo uhuye nabyo muri uyu mwaka. Nkubwire ngo uburwayi wahuye nabwo nubwo bwari bukomeye, Uwiteka ahagurukijwe no kuza kukurwanira. Uwiteka ahagurukijwe no kuza kukuneshereza. Imana itugirire neza. Reka dusenge maze dutangire. Undi icyo Umwuka Wera yashyize ku mutima. We maso wumve message wawe Uwiteka yampaye kugira ngo nkugezeho muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya tugiye kumva icyo ushaka kuvugana n'ubwoko bwawe kugira ngo twongere dukanguke uyu munsi, tube mu bwisho bwawe, twongere tukugenderere, twongere tubane nawe, wongere ubane natwe, uture muri twe, gukorane natwe nk'uko wakuye mu Bisiraheli, nk'uko wagendanaga nabo. Hari abahuye n'uburwayi, hari abahuye n'ubukene bukabije, hari abahuye n'ibigeragezo byo kudashaka, hari abahuye n'ibigeragezo byo kuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Ariko uyu mwanya mwamenyira ibihe, reka uze wigaragaze, uvuga ngo byose ndabihindura bishya, maze byose birangire mu izina ryawe Yesu, amen. Reka dusangire iri jambo mu izina rya Yesu. Rivuze ngo iki? Riravuze ngo uba mu rwisho. Ni Zaburi ya 91. Turahera ku murongo wa mbere, nidushaka turasoma 2 cyangwa 3. Iby'Imana dushoboza ibyo turi gukora mu izina rya Yesu. Rivuze ngo uba mu rwihisho cyane cyambere rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Umuntu uba mu bwisho bw'isumba byose ni umuntu umeze ute? Ni umuntu wemeye kwakira Umwami Yesu nk'umukiza, akemera gukorana nawe, akemera kugendana nawe, akemera guca bugufi buri munsi, akemera gusaba Imana imuyobore. Ese wowe urategereje Imana ikuyobore? Nimba witegereje ko Imana ikuyobora ukaba uri umukristo usenga, Imana igiye kukurwanirira, Imana igiye kukuneshereza. Uraba mu bwisho bwayo. Uyu muntu uri mu bwisho bw'Imana ntabwo uburwayi bumugeraho karande ngo agende mu bitaro amara igihe kirekire. Oya, nubwo ibitero byaza, nubwo intambara zaza, ariko Uwiteka arakurwanirira. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo nzabahanagura amarira mwarize. Bivuze ngo uzarira ariko Uwiteka azayahanagura. Nubwo uzaca mu kigeragezo, uzaba uri mu bwisho bw'isumba byose, nta kintu bizagutwara. Haleluya, Imana ishimwe. Nta kintu bizagutwara kuko uzaba mu rwisho rw'isumba byose, kandi Uwiteka azagenda imbere yawe, Uwiteka azagushoboza, Uwiteka azaguha imbaraga. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 2 haranditse ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye ni Imana yanjye niringira. Ese wowe wiringiriye Imana? Ese wowe wiringiye Uwiteka? Haleluya. Turashe dusenge. Nimba wiringiye Uwiteka, Imana irahindura amateka. Imana iri bukurwanirire, Imana iri bukuneshereze, Imana iri bukwambika imbaraga, Imana iri butuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Biravuga ngo basaca mu nzira imwe bagusanganiye, ariko nzabatatanyiriza muri 7. Uwiteka uyu mwaka yiteguye gutatanyiriza abanze baguhagurukiye, abarozi baguhagurukiye, abantu bashatse kukwambura ibyawe. Uwiteka yiteguye kubatatanyiriza mu nzira 7. Imana itugirire neza. 3. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Imana ishimwe. Yesu niwe uzagukiza. Imana niyo izagukiza za ndwara zose zashakaga kukugirira neza. Reka dukomeze twumve iri jambo ry'Imana. Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azakuneshereza. Uyu munsi Bibiliya iravuze ngo Uwiteka azakurinda mu giga irimbura,
Uwiteka azakurinda ibyari bigiye kukugirira nabi. Uwiteka azakurinda ibyaha byari bigiye kukurimba bikagukura mu bwami bw'Imana, kuko Uwiteka azakuneshereza. Bibiliya yatubwiye ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Abisiraheli babaye mu rwisho rw'isumba byose, nubwo Farawo yarabatubwirije bimeze nabi, nubwo ingabo zari ziri kubarwanya zari zimeze nabi, ariko babaye mu rwisho rw'isumba byose. Imana ihamagara Mose, iramubwira ati Mose ngaho haguruka ujyane ubwoko bwanjye. Mose ngaho haguruka ugende. Iramubwira ati mbese urimanye nawe? Iramubwira ati ubwanjye nzijyanira nawe, ubwawe nzagendana nawe. Uyu mwaka utararangira, uyu mwaka turi kuwutangira, Imana yigendaniye nawe. Uyu munsi Imana ikatane nawe mu byicamo byose, nubwo waba uri guca mu butayu, Imana ikomeze igendane nawe, Imana ikomeze igushyigikire, kuko Imana yiteguye kukurwanirira, kuko uri mu rwisho rw'isumba byose. Nubwo bimeze bityo ibigeragezo ntibizashira, ariko Imana yiteguye kukurwanira hagati mu kigerageza. Haleluya. Mose yageze ku nyanja itukura, abona Farawo aramutugirije, abona ingabo zibaye nyinshi, amagare n'amafarashi z'intambara bibaye byinshi, ariko Mose ntiyatakaza icyizere. Abisirayeli baramuhamagara baramubwira ati Mose, ni igiki gitumye utumarira ahangaha? Ni igiki gitumye uyu munsi uza kutumara muri ubu butayu? Avuga ati muri Egiputa nta mva zahabaga, tuza kutureka. Haleluya. Tuza kutureka tugapfira mu butayu, tuza kutureka tugapfira muri Egiputa, hari ikintu byari kudutwara, cyangwa tugakomeza tugakorera Abisirayeli Abanyegiputa tukabacakara baho, nta kintu byari bidutwaye. Ariko Mose yikomeza ku Uwiteka. Igihe Dawidi yasenze ibyabo bimaze kunyagwa, abandi barimo bararira baraboroga baravuga ati birakomeye, ati abagore bacu n'ibyacu babinyaze. Ariko Dawidi ngo agisha inama Uwiteka, ngazana Fode avuga ati reka ngisha inama Uwiteka, wongera ugisha inama Uwiteka muri uyu mwaka, wongera uhamagara Uwiteka azabana nawe. Mose arayihamagara Imana, maze Imana iramwumva. Haleluya. Imana nawe yongera ikumve muri uyu mwaka. Haleluya. Imana nawe uyu munsi yongera ikumva. Mose Imana yamuga ngo ni iki gitumye mu ntakira? Ni iki gitumye utakira Imana? Bwira Imana. Wenze ngo bwira Yesu byose. Arakunda afasha abashavuye. Uwiteka ari buze kugufasha mu kigeragezo wari urimo. Uwiteka ari buze kukurwanira mu kigeragezo wanyuragamo. Nubwo cyari cyemereye, nubwo wabonaga wari ugiye gupfa, nubwo ubwo burwayi wabonaga bubaye burebure, ariko Uwiteka yiteguye kukurwanira mu izina rya Yesu. Uwiteka yiteguye kukuneshereza mu izina rya Yesu. Nawe ati nawe Mose tikarame, atugenda urambura ya nkoni naguhaye, kuko naguhaye ubutwari. Ugenda uyirambura ku nyanja, maze ubwira Abisirayeli bakomeze bagenda. Maze Mose yumvira Imana, maze nawe wongera wumvira Imana, maze nawe ukomeze wumvira Imana. Nubwo imvura y'ibigeragezo yabibaye nyinshi, ariko Uwiteka azakurwanirira, ariko Uwiteka azakuneshereza, ariko Uwiteka azagushyigikira mu izina rya Yesu. Ngarangije arambura inkoni ku mazi. Haleluya. Ubwo ndakubwira umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose, niyo bikomeye Uwiteka ajya amuneshereza, niyo bikomeye Uwiteka ajya amushyigikira, niyo bikomeye Uwiteka ajya amucira inzira ahatari inzira. Nubwo abantu bakwanga, nubwo imisozi yose yakwanga, nubwo inshuti zakwanga, nubwo umugabo yakwanga cyangwa umugore akakwanga, nubwo waba guca mu bikomeye ute, ariko ndakubwira ngo uba mu rwisho rw'isumba byose, Imana igiye ibasha kumucira inzira ahatari hari inzira. Iranyanja yarahoreraga cyane, ntabwo Abisirayeli bifuzaga kuyakandagiramo kuko yari amazi yari afite imbaraga. Ntabwo ateye bite bapfa, ariko kubera ko bari mu bwisho rw'isumba byose, kubera ko bari mu bwisho by'Imana ishobora byose, kubera ko bari mu bwisho by'Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Harangije Mose arambura inkoni, ya nyanja icikamo kabiri, maze bambuka bariho ku butaka. Reka nkubwire ngo abanzi bawe nubwo bagukurikiye, bazagwa mu nyanja yariri imbere yawe, bazagwa muri bya bindi baguteze. Biravuga ngo nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro. Uwiteka uyu munsi agushyirire mu mahoro. Uwiteka uyu munsi yongera kuneshereza. Uwiteka uyu munsi yongera kwambika izindi imbaraga. Nizeye ko Imana ishobora byose, nizeye ko Imana ishobora kukurinda, nizeye ko Imana ishobora kukurwanirira, nizeye ko Imana ishobora kugushyigikira mu byo waba ugerageza gukora byose. Nubwo wagiye mu bucuruzi bikanga, nubwo wagiye gukora bikanga, ariko Uwiteka ahagurukijwe no kuza kukurwanirira, ariko Uwiteka ahagurukijwe no kuza kukuneshereza. Umva icyo Imana ishaka. Irashaka kuba mu bwisho rw'isumba byose. Umva icyo Imana ishaka. Imana irashaka yuko wongera ugahinduka, Imana irashaka ko wongera ugakanguka. Bya bindi byose warishingikirije ukabireka, nimba wajyaga mu bapfumu ukabireka, nimba wizeraga mu zindi mbaraga ukazireka, nimba wasengaga ibigirwamana ukabireka. Haleluya.
Imana irashaka kuba mu rwisho rw'isumba byose. Ndabwira Uwiteka nti uruhungiro bwanjye, reka ngusengere uyu mwaka dutangiye, maze Imana igushyire mu bwihisho bwayo, maze Imana ikwambika izindi mbaraga mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu munsi n'uyu mwanya, reka umugaragu wawe n'umwana wawe umushyire mu bwihisho bwawe, wongere umurwane n'umuneshereza, ugendane nawe uyu mwaka maze umufashe gusoza uyu mwaka neza. Ntabwo nshaka ko barwara, aho ko babe bazima, bagendane nawe, ineza yawe n'urukundo rwawe bibomeho, maze uyu mwaka nawo tuzawurangizanya amashimwe, maze tuzawusorezwamo amasezerano mu izina rya Yesu, amen. Imana iragukunda kandi Imana irakwishimira cyane.